Inshuti muvandimwe, reka dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi, tuyishimire uburinzi bwayo, tuyishimire ubuntu bwayo, kandi tuyishimire ukugira neza kwayo gutandukanye, kutarondoreka, kwabaye kuri twebwe, kandi Imana yacu itwigaragariza muri byose. Dufite ibihamya byinshi bigaragaza yuko Imana idukunda. Dufite ibihamya byinshi bigaragaza uburinzi bwayo kuri twebwe, kandi dufite ibihamya byinshi byerekana yuko Imana yacu itajya idutererana mu bikomeye, mu byago. Igihe umuntu yabuze uko agira, Imana iba ihari. Reka tuyishimire urukundo rutangaje rwayo, kandi tuyishimire ibyo yadukoreye byose. Reka abahumeka tugire tutishimwe icyubahiro no guhimbazwa bibi by'Imana yacu. Amen. Umwanya mwiza rero ni umwanya tugezemo wo kwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato. Tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze muri ibi byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ibyigisho by'igihembwe cya mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Bikaba ari ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi kugira ngo tubashe kwiga Bibiliya, tuyicukumbure, kandi dufashijwe na Mwuka w'Imana tubashe kubaha imibereho ijyanye n'Imana twifuriza. Ibyigisho by'iki gihembwe cya mbere rero ni ibyigisho bitubwira ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Tugeze ku cyigisho cya 8 cy'iki gitabo. Ni icyigisho kitubwira ngo isumbwe rya Kristo, isumbwe rya Kristo, ukuzamurwa kwa Kristo, ugushyirwa hejuru kwa Kristo, ukwererezwa, ugukuzwa kwa Kristo. Icyo kwibuka twakibonye mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15 kugera kwa 17. Abo batubwiye ngo ni nawe ishusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose. Kandi rero ni nawe byaremewe kugira ngo bibashe kumuhesha icyubahiro. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Ngiryo isumbwe rya Kristo. Icyo kwibukwa gisobanura neza iby'isumbwe rya Kristo, kigaragaza neza Kristo uwo ari we. Ingingo rero tugezeho ni ingingo yo kuwa gatatu w'isabato. Ingingo yo kuwa gatatu w'isabato itubwira ngo umutwe w'umubiri. Umutwe w'umubiri nk'itorero. Umutwe w'umubiri. Turagushimye Data mwiza, tugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Uri Imana ikomeye, utuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Amagambo aboneka mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 22. Baratubwiye ngo kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutware waryo usumba byose. Imuha itorero ngo abe umutware waryo usumba byose. Uwo ninde? Uwo ni Kristo. Abakolosayi igice cya kabiri umurongo wa 10. Aha naho hari amagambo meza tugiye gusomamo. Umurongo wa 10 igice cya kabiri baratubwiye ngo kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Turi kwiga ngo umutwe w'umubiri. Reba nawe umubiri, hagarika umubiri mu bitekerezo byawe, urebe umutwe. Umutwe niwe ugize byose. Umutwe niwe ugize ikibiri cyose gisigaye. Iryo rero ni itorero. Iryo ni itorero. Umukolosayi 2:10 rero ati kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe mutwe w'ubutware bwose ndetse n'ubushobozi bwose. Biravuze ngo ugushobora k'umwana w'umuntu kose ntago gushobora kubaho hatabayeho ukuzuzwa kwa Kristo, hatabayeho ukugira ugufashwa na Kristo.
kuko none se umutwe usobanura iki? Niki Pawulo aba ashaka kuvuga igihe yita Kristo umutwe w'itorero? Abefeso 5 babigarutseho ku murongo wa 23. Hari icyo Pawulo aba ashaka kuvuga iyo avuga Kristo nk'umutwe. Hari ikintu aba ashaka kuvuga. 23 umurongo wa 5 ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we. Aha ushyize mu mvugo ya gihanuzi, umugabo ni Kristo, umugore ni itorero. Nkuko Kristo ari we mutwe w'itorero, ari naryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Kristo ni we mukiza waryo w'itorero. Ahatari Kristo nyine itorero nta gaciro ryagira. Itorero rigira agaciro kuko rifite Kristo. Ni ibisanzwe rero kuvuga ku mutwe mu buryo bw'imvugo shusho bashaka gusobanura urwego rw'ubuyobozi. Nkuko bigaragara mu mvugo zitabarika mu isi yose, iyo havuzwe umutwe, ucyumva umutwe, uhita wumva ubuyobozi, uhita wumva igihedinzi ibindi, ikiyoboye ibindi. Kuko umutwe wabura akaguru kagenda, wabura akaboko kagenda, wabura urundi rugingo ugakomeza, ariko umutwe wabuze se nta kubaho kuba kuriho. Ahatari umutwe nta kubaho kuriho. Tubona rero imikoresherezo nk'iyo mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya. Nimwite ku buryo ijambo umutwe rikoreshwa mu mirongo ikurikira. Mu Kuva 18 umurongo wa 25, Mose atoranya mu Bisirayeli bose abashoboye ubucamanza, abaha gutwara abantu. Bamwe ngo batware 1,000, abandi ngo batware 100, abandi ngo batware 50, abandi ngo batware 10. Gutwara, Mose aratoranya muri bo. Kubara, tuhabona abatware b'amazu ya ba sekuruza, abatware, abayoboye. Gutegeka kwa kabiri, tuhabona muri 28 umurongo wa 13, Uwiteka azahindura Isirayeli umutwe, ntazahindura umurizo. Isirayeli nayo igeraho ikitwa umutwe kuko yari ifite kuyobora andi mashyanga, andi mahanga, akayireberaho, agahindurwa nabo. Yesaya 7 umurongo wa 8 ngo kuko umutwe wa Siriya ari Damasiko, ni umutwe wa Damasiko ukaba ari Rasini, n'umutwe wa Damasiko ukaba ari Rasini. Hoseya 1:11 ngo kandi Abayuda n'Abisirayeli bazateranira hamwe bitoranirize umutwe umwe. Mika 3:9 nimwumve ibi abatware b'inzu ya Yakobo n'abacamanza b'inzu ya Isirayeli. Abatware, urumva umutwe kuyobora, gutanga icyerekezo, niyo shusho. Aho niho byerekera umutwe w'umubiri. Rero Kristo nawe arahindukira akaba umutwe w'umubiri. Ariko bajya kubisoza no gupfundikira aya magambo asobanura iby'umutwe. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 11 umurongo wa 3 yaragize ati, umutwe w'umugabo wese ni Kristo. Hejuru ya byose hari udahinyurwa, hari Kristo. Uwo niwe mutwe wa byose. Muri ubu buryo rero Kristo nk'umutwe w'itorero niwe uyobora, akerekeza kandi agakungahaza ubumwe no gukura kw'itorero. Haleluya. Kristo
niwe ukungahaza kandi akazamura ubumwe no gukura kw'itorero. Hatabayeho Kristo ibintu birazamba. Kristo aho ari byose biba amahoro. Aho Yesu ari byose biba amahoro. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 19 barabiduhamirije aho batubwiye ngo ntiyifatanye na wa mutwe ari wo mubiri wose uvanaho gukura kwawo gutangwa n'Imana, ugatungwa n'iby'ingingo n'imitsi bitanga, ugateranywa neza nabyo. Niko rero niba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi, n'iki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, naho hano Pawulo agaragaza itorero nk'umubiri. Agaragaza itorero nk'umubiri, bishushanya gukorera hamwe, bishushanya guhuriza hamwe mu rukundo. Buri wese n'impano ye, buri wese uko ashoboye. Uburyo ingingo zitari zimwe zirema umubiri, ariko nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Haleluya! Umubiri si urugingo rumwe, ahubwo ni nyinshi, ariko zihuriza hamwe. Ni ingingo nyinshi ariko zikora icyitwa umubiri, kandi buri rugingo rufite icyo rukora kigirira akamaro umubiri. Uko niko rero natwe turi, ariko by'umwihariko umutwe w'uyu mubiri ukaba ari Kristo. Imitekerereze y'uyu mubiri, ibikorwa byose bikwiye gushingira kuri Kristo. Nk'uko rero umubiri udashobora kubaho udafite umutwe, igihe umugabane w'umubiri uzimiye cyangwa ugakomereka, ubuzima bushoboraho kurushaho gukomera. Akenshi ntitumenya agaciro k'ikintu kugeza igihe tuba tumaze kukibura. Biravuze ngo nta rugingo na rumwe rw'umubiri rukwiriye kwirengagizwa. Nta rugingo na rumwe rukwiriye kwirengagizwa. Uramutse uhatiwe guhara ukuguru kwawe cyangwa se ukuboko cyangwa ijisho, niki wahitamo kubura muri ibyo byombi? Niki ibi bikubwira ku kuntu buri muntu mu bagize itorero ari ingenzi? Kenshi wasanga rwose nta n'amahitamo wagira. Watekereza kubura ukuguru, watekereza kubura ijisho, bikakuyobera. Ariko reka nkubwire, ahari wenda muri izo zose ushobora guhitamo urugingo wabura, ariko nta muntu n'umwe ushobora guhitamo kubura umutwe, kuko aba azi neza yuko kubura umutwe bihwanye no kubura ubuzima bwose muri rusange. Reka rero Imana itugirire neza. Nk'uko tumaze kubona ko Kristo ari we mutwe wa byose, reka tumwisunge. Ntabwo wabura Kristo ngo ugire ubuzima. Imana itugirire neza, iduhe guhagarara kigabo, iduhe kuyinambaho, ariko by'umwihariko dutunge Kristo mu mibereho yacu. Ibikorwa byacu byose birangwemo Kristo, imvugo zacu zirangwemo Kristo, ingendo zacu zirangwemo Kristo. Imana ibidushoboze, turinde kwifata uko tutari no kugenda uko tutari, mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye mwungere ubugingo bwacu. Abana bawe tugushimiye kuri wera, tugushimiye kutwitaho, tugushimiye ko ari wowe mutwe wacu. Uhabwe icyubahiro. Reka rero tubagushyire mu biganza kugira ngo barengere kandi uturinde. Reka Data tukwishyira imbere, ariko by'umwihariko tukwereka abadamu batwite ngo barengere ubagirire neza, ubarindire imbuto wabahaye,
kandi data abataragira uwo mugisha nabo ubarinde, ubakomereze mu masezerano yawe, ubarinde kwiheba gutandukanye, kwihebeshwa n'ibiriho, ahubwo ubuntu bwawe ukomeze busakare muri twebwe. Katugushyire mu biganza bari ku bisasiro barembejwe n'umubiri, katugushyire mu biganza bari mu mazu y'imbohe, kugira ngo data ubahe kwihanganira aho bari, barinde kwiheba, ahubwo bagume mu masezerano yawe. Reka tugushyire mu biganza imfubyi n'abapfakazi, ubareberere data, uzibe icyuho, hari abakabaye babareberera ariko badahari. Reka rero wowe nk'Imana, kuko uri se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi, reka ube muri iyi miryango uyigumemo, kandi mu ngeri y'ubugingo turagushima yuko wakomeje kuhaba. Turagushimira yuko hari ibihamya byinshi tubona bigaragaza yuko koko amasezerano yawe watanze uyasohoza nk'Imana. Reka uduhe kuyahagararamo. Urubyiruko rwacu turarukweretse, abakobwa n'abasore, abato bagushyize mu biganza. Reka abakobwa bacu ukomeze kubaha kukunambaho no kugukiranukira, bongere kwibuka yuko ari we wavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Reka bumve yuko kugushaka no kugira imico mbonera ari byo bikwiriye, maze ibindi bikazaza. Reka data wongere kubibutsa guhagarara mu masezerano yawe. Reka ubarinde kwirwanirira gutandukanye, reke ubahe kwiringira ijambo ryawe kandi barihagarareho rwose. Abana b'abakobwa ibiri ngombwa, aho bikwiriye ubahe imbaraga zo kuvuga oya, kandi ku cyiza naho ubaha ubutwari n'imbaraga n'ubushobozi byo kuvuga yego. Abasore bacu nabo turabakweretse kugira ngo data ubongerere imbaraga. Reka ubahe amahirwe yo kuronka icyo bakuraho imibereho, kandi ubategurire ibikwiriye kugira ngo ubwo bazavamo abagabo n'abagore bakubaha, bagushima, baguhimbaza, kandi bakomereye muri wowe tuzabihimbaza. Ngaho rero bagize umugisha wo kubona abafiyanse, bakomereze urwo rukundo, ariko kandi uruhu umurongo ukwiriye kugeza kuri wa munsi. Kandi abatarababona nabo bari mu gushakisha, ubahe indangagaciro zikwiriye kandi zujuje ibyangombwa. Reka rero ineza yawe n'urukundo bikomeze kuba kuri twebwe. Reka ineza yawe yuzure imitima yacu, abana bawe aho tugiye kwerekeza intambwe zacu duhirwe nawe. Uduhe guhaha no kuronka, mu izina rya Yesu, amina.